twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu twiga ikoranabuhanga cy'uyu munsi. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira uburyo ushobora gukora linki ukayikora muri Google Form, ikaba ari uburyo bita branching cyangwa se ku buryo washyiramo amashami atandukanye. Ni uvuga hano linki turakora ni nka yandi ushobora kuzuza kugenda uhitamo wenda nk'akarere bagenda baguha imirenge tugize n'ugenda uhitamo gutyo. Reka dufate wenda nk'urugero wenda bakaguha linki imeze nk'ingiyi hano ngiye kwereka, tegeze gato ifunguke. Haraba ari linki ikoze iyi ngiye kubaha, gusa wenda igitari yafunga mbe ndi kwibutsa ko muri iyi minsi ndi kubategura buryo ki ibiganiro mbagezaho nazajya ngira gute, nazajya mbaho n'amakwizi eno utsinze akajya mu minota menshi akaba yagira gute, akaba yabihemberwa. Navuga hano nzambategurira igihembo ku muntu uzagira amanota menshi bikurikije ku muntu uzaba watsinze ibibazo nzaba nabahaye. Ubwo ku bantu bifuza kujya babikora ndaza kubaha link muri description. None reka dukomeze kuri next. Hano turebe uko bimeze. Hano bagiye kunsaba kwandika amazina, wenda nitwa, ubwo ugiye kuza ahita ashyiraho amazina ye agahita akomeza next. Nizere ko hano turi kubibona neza. Tujya kuri next. Hano turategereza. Urabona nk'ahantu haje intara, ngiye guhitamo intara utuyemo. Reka mvuge wenda ko ntuye mu ntara iburasirazuba, uhite nkomeza next. Uragiye guhita haza uturere two mu burasirazuba gusa. Tugiye kwiga gukora link imeze nk'ingiyi. Urabona ko hese haza uturere two mu burasirazuba gusa. Reka dutangire. Uraza n'ubundi kuri Google nk'ibisanzwe. Nujya hano kuri Google urahita uza hano hejuru kuri Google search, nene wandikemo Google Form. Urahita iza uhite uyemeza, utegereze gatoya. Okay, urabona ko izifunguka. Uretse kuri kano kantu ko guteranya ugakandeho, utegereze funguke. Hano tugiye guhita tuyita izina. Reka wenda tuvuge ko yitwa identification. Tuyite identification. Katuyite gutya. Neneho urahita uza kunuza ya mbere hano. Form yacu. Hano tugiye kwandikamo, hitamo intara wigamo, hitamo intara wigamo. Neneho nurangiza uhita uza hano uhita ubigira multiple choice. Tugire multiple choice. Neneho ubwo tugiye guhita twandikamo intara zose zigize u Rwanda. Intara y'Amajyaruguru, Amajyepfo, Iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Baragizwe n'intara 5. Hano tureta ubona ko twanyuze kuzishyiramo. Neneho hano wenda hejuru hari akantu twibagiwe, turanza tugashyiraho, ukagomba kwandika izina rye. Andika izina ryawe. None tukahita tubigira hano ho tubigira short answer. None ugahita hano ibya required. Reka zize zishyiraho, shyira none uza section. Hano ukoresha amashagisheni nibwo byoroha.
Noneho hano urabona ko tugeze intara twanyije kuzishyiramo, noneho tugiye kuza dushyiremo hano hasi, dushyireho indi section. Iyi section tugiye gushyiraho reka dushyireho uturere tw'amajyaruguru. Ubu turandikamo hitamo akarere wigamo nayo tuyigire required. Noneho hano reka tuyigire naho multiple choice. Reka tuzane uturere two mu ntara y'amajyaruguru abari two dushyiraho ko ari 5. Dushyiraho hano, dushyireho kurikira urebe ukuntu aba ari ibintu byoroshye cyane, Noneho hano tumaze kudushyiraho, nako tuhita dushyiraho indi section ya 4. Nitumara gushyiraho section ya 4, twongere dushyireho, noneho tugiye gushyiraho uturere two mu ntara y'amajyepfo, natwo dukopiye duhite tudushyiraho hano. Hano turandikamo ngo hitamo akarere wigamo. Noneho hano aho dushyireho utwo turere two mu ntara y'amajyepfo, tudushyire hano ukurikira urebe. Nanone tuhita dushyiraho section. Hasi ya section dushyireho nanone hitamo akarere wigamo. Naho tuyigire multiple choice. Aho tugiye gushyiramo uturere two mu ntara y'Iburengerazuba, natwo tudushyiremo hano. Dushyira hano, wasigaye intara 2. Naho turashyiraho section ya 6. Niturangiza tugiye dushyiraho, tugiye gushyiraho nanone utundi turere two mu yindi ntara. Hitamo akarere wigamo. Hano nyine bangana gushyiraho wigamo, wenda bashyiramo gukoreramo, gutyo biterwa na link n'amakuru wifuza guhabwa. Noneho nubwo tugiye guhitamo uturere two mu ntara y'Iburasirazuba, natwo tudushyiramo hano. Noneho nyine ubwo ni ukuvuga ngo nibwo aho kugira ngo umuntu wibuze kugira aze kubona uko ahita. Turaza hano duhite dushyiramo twa turere two mu ntara y'Iburasirazuba, twongereho section 7. Iyi section ya 7 tugiye gushyiramo, tugiye guhita dukurikizaho hano turashyiraho utwo mu mujyi wa Kigali. Niho tugeze, tudushyireho hano. Hano twandikemo hitamo akarere wigamo, cyangwa se utuyemo cyangwa se ukoreramo, byose birashoboka. Noneho hano naho tuyagira multiple choice. Ushatse wayigira na drop down nayo yakunda, cyangwa se check box nayo yakunda. Noneho udushyiremo hano. Urabona ko turangije gushyiramo uturere twose tugize igihugu cyacu. Reka dushyire indi section, wenda dufate nk'akarere kamwe dushyiremo
imirenge, kandi dufate ako mu majyaruguru, dufate Gakenke. Uba Gakenke tugiye kuyishyiraho imirenge iyigize. Rero hano dushyireho hitamo umurenge, umurenge wigamo. Noneho nayo tuyigire multiple choice. Hano tugiye kuzana imirenge igize akarere ka Gakenke, ariko dushyiramo yose uko ari 19. Turangiza dukopiye tuze tuyishyire hano. Okay, hano urabona ukuntu bimeze. Okay, reka dukomeze. Hano tugiye gukora branches. Hano tugiye kujya dufata intara tuyihuze n'uturere twayo. Turabikora gute rero? Turabikora, turaza hano tuze hano go to section tuhemeze. Nitumara kuhemeza tugiye kuza hano turebe ngo amajyaruguru turayihuza n'iki. Hano turaza tuyihuze na section ya kangahe? Ya 4. Turaza hano uhite kanda hano gutya, uhite ujya ahantu handitse section ya 4. Section ya 4. Noneho tuze intara y'amajyepfo. Intara y'amajyepfo turayihuza la branche di Gisagara. Hano ari akarere ka Gisagara, ni kuri 5. Ngo turaza hano tuhuze n'iyi section ya 5. Niturangiza tugiye ku ntara y'Iburengerazuba. Iburengerazuba tugiye kureba hano harimo intara akarere ka Karongi, ni kuri 6. Ngo turahuza intara ni n'uturere twayo turi kuri 6. Twongere tuze turebe intara Iburasirazuba 6 turayihuza n'aha ngaha. Noneho aho Iburasirazuba turayihuza na 7. Tuze hano umujyi wa Kigali, ubwo turahuza n'8. Noneho ngira ngo aha n'uturere twakoreye kwatwo, aho turere twahuje n'imirenge. Hari akarere kamwe twakoreye ka Gakenke. Tugiye kugira gute? Tugiye gufata akarere ka Gakenke tugahuze, turagahuza na section ya 9. Ubu uvuga ngo tugiye kuza ahantu hari hano. Numara guhitamo akarere, aho turaza hano section tuyabana hano akarere ka Gakenke tugahuze n'imirenge ya imirenge twabonye yakiri kuri section ya 9. Nuva ama section hano niyo ukoresha niyo gufasha. Boneneho ndakeka ari ibingi, ariko ubu twabikoze reka nitse turebe ko bimeze. Ibyo tumaze gukora ari byo. Rero tugiye kuza hano kuri preview turebe nuvange nuze yacu zayimeze gutya. Tuze tukanda hano kuri next. Ubwo ni link baguhaye, bazaba baguhaye. Numara kwakanta zahita haza hano wandika izina rye, katubwenda ko witwa wenda Isaac mu rugero. Mugiye kuza link yitwa Isaac, agakunza kuri next. Ajye guhitamo akarere atuyemo. Reka tubenda katuye mu ntara y'amajyaruguru, ayihitemo komeze. Noneho ajye wenda ku karere ka Gakenke kagahitemo, itiye gushaka umurenge atuyemo, ahita uhitamo nawo.
niba n'utugari natwo azaduhitamo, usibye ko nta karimo, ni nahita akomeza ajye kuri submit. Nuko biba bimeze. Nubwo amakuru abe arayatanze, kandi duhite dupublishinga inuza yacu, ifomu yacu, ubundi tuyoherereza. Ubwo wahita uyoherereza ba bantu ushaka ko bayuzuza. Ndakeka ari ibi, turi kumwe. Ciao ciao, naho gutaha.